butumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Murebe urukundo ruhebuje cyane Imana yakunze abari mu isi, byatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi, biduhesha agaciro. Murebe urukundo ruhebuje cyane Imana yakunze abari mu isi, byatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi, biduhesha agaciro. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ntangiye ndi kubaririmbira urukundo rw'Imana, ariko mbere ya byose reka mbanze nibwira abakunzi bacu bari kuri channel God Official. Nongeye kugaruka nanone mbabwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni umutima utera imbaraga, niko nkunda kubabwira. Nkunda kubigarukaho kenshi mujye mubyihanganira, ngiye mva mbona ari umutima utera imbaraga mu rugendo, kuko atari ijambo ry'Imana rituyoboye, atari ijambo ry'Imana ridufasha ngo ridukomeze, ntaho twagera. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero amazina yanjye nitwa Ndatimana Claire, ninjye wa mubyeyi n'ubundi dukunda kuganira ijambo ry'Imana, cyangwa se ndi mama Gatesi. Iryo ni izina ry'umugisha niko nkunda kubabwira, nanjye nagize umugisha, izina ry'Imana nihabwe icyubahiro. Rero nongeye kugaruka nanone kugira ngo twongere tuganire kuri iri jambo ry'Imana, naryo riri gufasha umutima wanjye, hari ryagira n'undi muntu rifasha. Gusa ijambo ry'Imana igihe cyose mba numva ririshya muri nge, icyama nawe ukumva ijambo ry'Imana rirushaho kugenda rikuryohana, rikakubera rishyashya. Imana yacu nishimwe. Ibintu by'Imana harimo abantu bagenda babimenyera, bakabimenyera ukuntu akumva ni ibintu bisanzwe, ariko umwuka w'Imana nakuzaho urajya wumva ari ibintu bishyashya, urajya wumva ari nkaho ubyumvishe bushyashya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero reka tubanze dusenge Imana kubw'iryo jambo. Imana yacu nishyirwe hejuru. Imana nongeye kugushima nanone, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Turi imbere yawe, ni ukuri ugira neza bugacya bukira. Waraturinze, watugiriye neza, warinze abanyarwanda muri rusange, warinze abanyafurika, urinda isi yose, waraturinze. Mwami uracyakomeje umurimo wo kuturinda, nubwo ibikomeye bitabura mu rugendo, nubwo intambara zitabura hirya no hino, ariko turagushimye kuko ukomeza kugenda urinda abantu bawe. Izina ryawe nihabwe icyubahiro. Bana natwe rero kubwira ijambo tugiye kumva, udushyigikire, ushyigikire abagiye kuryumva, ushyigikire njyewe ugiye kurivuga, kandi rigire icyo rimarira imitima. Mana urakoze kubyumvise, mbisabye nizeye izina ryawe Yesu, amena. Rero Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo nahaye nanone umutwe uvuga ku rukundo rw'Imana. Imana yacu nishyirwe hejuru. Ndumva nuzuwe no gutekereza ku rukundo rw'Imana, gutekereza uburyo Imana yacu yadukunze. Imana yacu nishyirwe hejuru. Iryo jambo rero numva afite nanone, turarisoma mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse. Turasoma ibice byaho 3 ndetse turahera ku murongo wa mbere, n'ubundi niwo wonyine turi busome. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Turasoma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice byaho 3, turasoma n'umurongo waho wa mbere wonyine. Imana yacu nishimwe. Haravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Izina ryayo nihabwe icyubahiro. Kongera dusome. Haravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Izina ryayo nihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu ni urukundo. Imana yacu igira neza. Imana yacu sinabona ukuntu nyivuga, ariko muri aya masaha nyemerere twongere tuvuge ku rukundo Imana yacu yadukunze. Izina ryayo nihabwe icyubahiro. Imana yadukunze urukundo ruhebuje. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimurebe. Haleluya. Ngo nimurebe urukundo Data wa twese yadukunze. Banyarwanda nimurebe, mwitegereze urukundo yadukunze. Abanyafurika, muri Afurika murebe urukundo
data wa twese wo mu ijuru yadukunze. Isi yose mwitegereze murebe urukundo data wa twese mwiza yadukunze. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yadukunze urukundo ruhebuje, niko ijambo ry'Imana rivuze. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Mpamvu y'uru rukundo shaka kubabwira, Imana yadukunze. Imana yacu niyo yaturemye, niyo yabumbye umuntu imushyiraho. Imana yacu nishyirwe hejuru, imuremana urukundo ruhebuje. Imana yacu nishimwe, kandi uko yamuremye yarizi ko uyu muntu ari imushyiraho kugira ngo ategeke iby'Imana yagiye irema, ariko imuremana urukundo. Izina ry'Imana nishyirwe hejuru. Imana rero ni urukundo ku muntu, idukunda urukundo ruhebuje, mushyiraho kugira ngo azajye anezeza Imana. Ariko hanyuma umuntu agenda arushaho kuba mubi, arushaho kugenda aba mubi. Icyaha kiraza kiramwanduza, kimugira mubi. Ariko Imana ikomeza kumukunda, ireba ukuntu yamuremye, hanyuma ariko ibona ntabwo agomba kuvaho ngo arimbuke. Dukunda urukundo ruhebuje. Imana ifite umwana wayo w'ikinege, ifata umwana wayo w'ikinege iramutanga kugira ngo umuntu arusheho kuba umuntu imbere y'Imana, hanyuma umuntu n'ubundi ye kuzarimbuka, kandi Imana yaramuremanye urukundo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana rero yadukunze urukundo ruhebuje, iremera itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Iremera iramutanga kugira ngo umuntu atarimbuka, iremera iramutanga kugira ngo umuntu atavaho, iremera iramutanga kugira ngo tudashiraho burundu, iremera iramutanga. Haleluya! Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yaradukunze bene data, nimwitegereze murebe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimurebe urukundo data wa twese yadukunze. Kandi koko nimwitegereze murebe, nawe uri umuntu, ni gute watinyuka ugafata umwana wawe wibyariye mu nda, umwana wakuruhije, ukemera ukamutanga kugira ngo azacungure abantu? Ninde wakemera kumutanga? Noneho byongeye ari umwe wenyine w'ikinege. Imana iremera iramutanga. Ariko haleluya, nta muntu kuri iyi si wakemera ngo atanga umuntu, atanga umwana we yabyaye. Kabone nubwo yaba atari ikinege, ukaba wafite ari abana barenze umwe, ntabwo wakemera kumutanga kugira ngo acungure isi. Ariko Imana kubera urukundo ikunda umuntu, iremera iramutanga, itanga umwana wayo kugira ngo aducungure. Twari dupfuye urupfu rubi, twebwe noneho twari n'abanyamahanga. Ubundi Bibiliya itubwira yuko ubwoko bwari buzwi n'Imana n'Abisirayeli, ariko noneho irangije Imana irareba, bona natwe abanyamahanga kugira ngo twiyegereze, iremera itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo natwe ducungure, kugira ngo natwe twegeze hafi y'Imana. Imana yacu nishimwe, natwe Imana iratureba n'urukundo, iravuga ngo umwana wanjye genda uwicungura umuntu. Imana iramutanga. Yesu nawe arabyemera, araza mu isi, avukira mu isi, avukira ahantu hasuzuguritse, aremera araza, umwana w'Imana aremera araza, arababara, aca mu mibabaro. Imana ibireba, irabyitegereza, iremera imibabaro yose Yesu yanyuzemo, kwari kugira ngo aducungure. Natwe abanyamahanga, twari abanyamahanga bo mu bwoko butazwi, ariko Imana iremera iramutanga. Yesu nawe arabyemera, araza araducungura, natwe twitwa abana b'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Turashima Imana yuko ubu ngubu natwe dufite agaciro imbere y'Imana. Ubundi twari kure y'amasezerano, ariko Imana iremera itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo atwegeze bugufi bwa data, natwe twitwa abana b'Imana. Ubu natwe turi urubyaro rwa Aburahamu. Ubundi ntabwo twari ku masezerano, ntabwo twari dukwiriye, ariko Imana iremera tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo natwe duhindurirwe amateka. Imana yacu nishimwe. Jya ntekereza kuri uru rukundo rw'Imana bene data, numva rurandenze. Jya ntekereza kuri uru rukundo rw'Imana, numva sinzi. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu igira neza, Imana yacu yadukunze urukundo ruhebuje, ntabwo ubasha kubyumva. Haleluya, haleluya.
haleluya. Ndashima Imana ko yadukunze urukundo ruruta byose. Imana yacu nishimwe yo yemeye kumutanga uyu mwana kugira ngo aducungure. Imana nihabwe icyubahiro. Uru rukundo Imana yadukunze ntabwo ari nk'urw'abavandimwe, ntabwo ari nk'urw'abavandimwe bacu badukunda. Urukundo Imana yadukunze ntabwo ari nk'urw'inshuti zacu zidukunda, kabone n'ababyeyi batubyaye ntabwo badukunda urukundo nk'urw'Imana yadukunze. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turashimira Imana yemeye umwana wayo w'ikinege ikemera yuko anyura mu mibabaro Yesu yaciyemo. Imana yari iri mu ijuru yararebaga, ariko iremera arababara, baramusuzugura. Yesu arasuzugurwa kandi ari umwana w'Imana. Yesu bamwambika ubusa, bamwambika urubindo ruteye isoni, kandi ari umwana w'Imana. Yesu aremera baramutuka, kandi ari umwana w'Imana. Bamucira mu maso, bamutera imisumari. Ayiwe data wa twese mwiza, warakoze. Imana yacu nishimwe. Turi mu gihe cya Pasika, turi mu gihe cyo kwibuka uburyo umwana w'Imana yapfuye, kwibuka Yesu ukuntu yemeye kubambwa, ukuntu imibabaro yose yaciyemo kugira ngo aducungure. Turimo turibuka urupfu rwa Yesu, turi mu gihe cyo kwibuka urupfu rwa Yesu. Rero Imana yacu nishimwe yo yemeye kumutanga. Yesu agasuzugurwa, Yesu agacirwa mu maso, akabambwa ku musaraba, ayiwe agashinyagurirwa, Imana ikemera agapfa kugira ngo aducungure. Imana yacu nishimwe, natwe turanezerewe. Niyo mpamvu natwe turangurura tukavuga. Ubu ntabwo tuba tuvuga iyo Yesu ataza gupfa, iyo Imana itaza kutureba ngo itugirire imbabazi, iyo Imana itatureba ngo itugirire ibambe, uyu munsi ntabwo tuba tuvuga, ntabwo tuba twemerewe kuvuga iri zina, ntabwo tuba twemerewe kuvuga, ariko turarangurura tukavuga kubera umwana w'Imana yapfuye. Twacunguwe n'amaraso, izina ry'Imana nirishimwe. N'amaraso yapfuye mu rubavu rwa Yesu, ayo niyo yaducunguye, niyo yaduhinduye abana b'Imana, niyo yatugize abana b'Imana. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Bene data, umuntu wese nakomeza tekereza urukundo rw'Imana. Tekereza nawe, tekereza ukuntu Imana yagukunze, tekereza kugira ngo yemere itange mwana wayo w'ikinege. Witekerezeho neza, wongere ubikurure ukuntu Imana yadukunze. Imana nishimwe. Haleluya. Ndababwiza ukuri, Imana yadukunze urukundo ruhebuje. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye, yadukunze urukundo ruhebuje, ngo urwo rukundo nirwo rwatumye haleluya twitwa abana b'Imana. Urwo rukundo nirwo rwatumye twitwa abana b'Imana. Ubundi twari abanyamahanga, ntabwo twari twemerewe kuzabona ibyasezeranijwe. Haleluya. Ubugingo turirimba uyu munsi ntabwo twari kuzabubonaho uyu mugabane. Ayiwe data wa twese mwiza, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yakoze umurimo ukomeye. Imana ni nziza, Imana ni urukundo, Imana yatwegeje hafi y'amasezerano natwe. Haleluya. Ubu natwe turabuzukuru ba Aburahamu. Izina ry'Imana nirishimwe. Abisiraheli nibo bonyine bari bemerewe, ariko turashimira Imana natwe uyu munsi yuko turi abana b'Imana. Turashimira Imana yuko twahinduriwe izina. Haleluya. Turashima Imana yuko tutakitwa abanyamahanga, ariko uyu munsi turashima yuko twitwa abana b'Imana. Izina ry'Imana nirishimwe. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kandi niko turi abana b'Imana, nyine niko turi. Haleluya. Twacunguwe n'amaraso, twabyawe n'amaraso. Izina ry'Imana nirishimwe. Riravuze ngo niyo mpamvu ab'isi batatumenye, kubera ko batigeze bamenya Imana. Imana yacu nishimwe. Umunsi nakwifuriza kumenya Imana kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi bintu by'Uwiteka Imana, kugira ngo ubashe kumenya nawe umenya Imana. Nawe niko nakwifuriza ngo umenye
bamenye Imana. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu abantu batureba bikabacanga, abantu baratureba bikabacanga kubera ko batigeze bamenya Imana. Abanyamahanga bakiri mu byaha ndabahamagarira kuza ku Mana. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Ndagira ngo mbabwire bene data, nimukunda Imana nayo izakomeza kubakunda. Imana yacu yo ni urukundo. Nanone kandi tukivuga ku rukundo rw'Imana, ijambo ry'Imana ryarambwiye iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani ibice bya 8 ku murongo wa 17 haravuga ngo nkunda bankunda ukanda banshakana umwete abo nibo bazambona. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Nubwo tuvuze ku rukundo rw'Imana, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo nkunda bankunda. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana ikunda abantu bayikunda. Bene data, mudatinda mudakererwa ngo abantu badakunda Imana bakiri mu byaha, bakiri mu Egiputa y'ibyaha, ngo bibwire yuko nabo Imana yabakunda ari uko bavuye muri ibyo bintu by'ibyaha, bavuye mu Egiputa y'ibyaha. Nimuze namwe Imana mwe mushyikira urukundo rw'Imana. Abantu bakiri mu byaha nimunyemerere muze mwihane muce bugufi mubwire Imana nayo ibagirire neza. Mubwire Imana ibyaha byanyu muce bugufi. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nkunda bankunda. Izina ry'Imana nirishimwe. Kandi ngo abantu bayishakana umwete abo nibo bazayibona. Izina ry'Imana nirishimwe. Mbese wowe ni uwuhe mwete ushyiraho? Mbese ni uwuhe mwete ushyiraho gushaka Imana? Izina ry'Imana nirishimwe. Nimwemere mushaka Imana. Gushaka Imana nta kundi ni ukuva mu byaha. Gushaka Imana nta kundi ni ukwitandukanya n'ikibi. Izina ry'Imana nirishimwe. Iyo ukoze icyaha Imana ikureba nabi, iyo ukoze icyaha Imana ntikwishimira. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire muveyo yemwe basambanyi, yemwe barozi, yemwe nkozi z'ibibi, yemwe abagambana, yemwe nimuve mu byaha, nimwegere Imana, nimwegere bugufi bw'Imana, mushyikire ku rukundo rw'Imana. Murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, namwe murushyikire. Haleluya, haleluya. Imana ikunda abantu bayikunda, abantu bayishakana umwete abo nibo bazayibona. Nawe shyiraho umwete uve mu byaha, shyiraho umwete uve mu bibi, shyiraho umwete unga Satani. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire rero, ndagira ngo tuganire kuri urukundo rw'Imana. Numvaga ariyo magambo nanone ari kumfasha. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Yemwe bene data rero, kandi namwe mwamaze gushyikira urukundo rw'Imana, nimukomeze mukomeze Satani atabanyaga. Haleluya, haleluya. Satani nawe arahari kandi ahari kugira ngo agerageze ubwoko bw'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire nimufate mukomeze urukundo rw'Imana. Nimumuve ku Mana, mukomeze mufate icyo Imana yababikiye. Haleluya, haleluya. Nukuzasingira ubugingo buhoraho, mubufate mubugundire. Izina ry'Imana nirishimwe. Tuzabashe kubona ku byasezeranijwe, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo tukiri mu isi ngo tuba dufashe igihe mu ntambara, turwana intambara kandi intambara z'uburyo butandukanye. Nimunyemerere rero mukomeze mugume ku Mana, kandi mukomeze mukurure urukundo Imana yadukunze, kugira ngo tuzabashe nanone guhabwa ku byasezeranijwe, tuzaraga ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Numvaga ari ryo jambo nagiraga ngo tuganireho. Kandi bene data, nukuri mureke dukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizatugeza aheza. Ijambo ry'Imana niryo rizatugeza mu ijuru. Ijambo ry'Imana niryo ritubera inkomezi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mana, turagushimye, tugushimiye kubyira ijambo. Witeka Imana nyiringabo, turakwinginze kugira ngo iri jambo rigende rishora imizi ahantu hose. Mwami Imana yacu, abaryumva Mana, rigira icyo ribamarira, rigira aho ribakura, rigire naho ribageza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kumva gusenga, komeza kubana natwe, utwambika imbaraga, dukomeze tugume mu rukundo rwawe. Niko tubisabye twizeye izina ryawe Yesu, amen. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu niyamamare.